cyangwa se umunsi umwe cyangwa ibiri nyuma yaho gato? Icyo twamusubiza hano ni uko ubusanzwe umuntu ntabwo asama ari mu gihe cy'imihango, ariko birashoboka ko umuntu ashobora gukora imibonano mpuzabitsina ari mu mihango akaba yatwita. Ibi bikunda kuba nko ku bantu bafite ukwezi kugufi. Dufashe nk'urugero, umuntu afite ukwezi kumara iminsi 21. Reka tubiberekere kuri kalendari kugira ngo musobanukirwe neza. Nk'uko twababwiye, abantu bagira ukwezi kugufi nibo bashobora kuba batwita mu gihe baba bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'imihango. Reka dufate urugero rw'umuntu ufite ukwezi k'umugore kumara iminsi 21. Wenda abonye imihango ku itariki 2. Ubwo tubaza iminsi 21 kuva kuri uyu munsi, ubwo uyu ni umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa cyenda, wa cumi, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ubwo ukwezi kwe kuzarangira ku itariki 22. Noneho turebye umunsi intangangore ye irekurwa cyangwa se umunsi uzwi nka ovulation mu Gifaransa, turabara iminsi 14 duhereye kuri uyu munsi we wa nyuma w'ukwezi. Ubwo uyu ni umunsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Uyu munsi ku itariki 9 niwo munsi we wa ovulation. Ariko igihe cy'uburumbuke murabizi ko dufata iminsi 4 mbere yaho n'iminsi 3 nyuma yaho iyo dukoresheje ya formule yo gukuramo 18 na 11. Dukuyemo nk'iminsi 18, ubwo tukabara umunsi iminsi duhereye hano. Ubwo ni umunsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kuva ku itariki 5. Tubaze noneho dukuyemo 11, uyu ni umunsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ubwo ni ukugeza ku itariki ya 12. Ni ukuvuga ngo kuva ku itariki 5 kugeza ku itariki ya 12 ni igihe cy'uburumbuke kuri uyu mugore. Noneho twabonye ko yagize imihango kuva ku itariki 2, kandi umuntu ashobora kumara mu mihango iminsi 2 cyangwa se kugeza kuri 7. Wenda kuri uyu reka dufate urugero rw'uko amaze mu mihango iminsi 5. Uyu ni umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu. Ubwo azageza mu mihango kuri iyi tariki. Noneho wenda yibwire ko adashobora gusama ari mu gihe cy'imihango, akora imibonano mpuzabitsina ku itariki 5. Kandi intangangabo iba ishobora kumara iminsi 3 kugeza kuri 5 itarapfa. Ni ukuvuga ngo wenda imaze iminsi nk'itanu, umunsi 1, 2, 3, 4, 5. Murabibona ko neza neza ya ntangangore irarekuwe, isanze intangangabo itarapfa. Ni ukuvuga ngo uyu mugore arasama byanze bikunze. Niyo mpamvu nk'uko tubiberetse, uru ni urugero twabahaga, birashoboka rwose ko umugore ashobora gutwita niyo yaba yakoze imibonano mpuzabitsina ari mu gihe cy'imihango, nubwo ubusanzwe umuntu aba adashobora gusama ari mu gihe cy'imihango. Iyo ushaka kumenya kubara ukwezi kwawe, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumenya ese ukwezi kwawe kurahindagurika cyangwa se ukwezi kwawe ntiguhindagurika. Ibyo rero iyo umaze kubimenya, ku
bantu bafite ukwezi kudahindagurika bisaba kumenya uko ukwezi kwawe kungana, ni ukuvuga iminsi kugira. Noneho ku bantu bafite ukwezi kuhindagurika uba ugomba kumenya ukwezi kugira iminsi myinshi n'ukwezi kugira iminsi mike. Ibyo rero wabimenya gute? Ikintu ugomba gukora ni uko ugomba kwikurikirana mu gihe cy'amezi 6, ukagenda ubara buri kwezi ukamenya uko ukwezi kwawe kungana. Noneho muri icyo gihe cy'amezi 6, iyo buri gihe ukwezi kwawe kuhora kugira iminsi ingana, ni ukuvuga ngo uba ufite ukwezi kudahindagurika. Iyo iminsi igenda ihinduka uba ufite ukwezi guhindagurika, ni ukuvuga ngo niho hahandi bisaba ko umenya ukwezi kugira iminsi myinshi n'ukwezi kugira iminsi mikeya. Ni ukuvuga ngo twabonye icyo kiri mu bintu abantu benshi batumva neza, ari nacyo cyagiye gishingiraho ibindi bibazo byinshi bagiye batubaza. Ni ukuvuga ngo niba kugeza uyu munsi utaramenya niba ukwezi kwawe guhindagurika cyangwa se kudahindagurika, ushobora guhera uyu munsi cyangwa se muri uku kwezi ukikurikirana ukajya umenya uko ukwezi kwawe kungana. Ibyo nubikora mu gihe cy'amezi 6 bizatuma umenya icyiciro urimo. Numara kumenya icyiciro urimo, tuvuge ubonye uri mu cyiciro cy'abantu bagira ukwezi kudahindagurika, unamenye uko iminsi yako ingana. Reka twongere tubibutse uko wabara ukwezi kwawe k'umugore mu gihe waba uri muri icyo cyiciro. Afata iminsi ukwezi kwe kumara, nk'uru rugero twafashe iminsi 27, agakuramo 18, ubwo arabona 9. Afate na ya minsi nanone akuremo 11, ubwo arabona 16. Ni ukuvuga ngo umunsi wa 9 16 nibwo azaba mu gihe cy'uburumbuke. Tubibaze nko kuri urugero twafashe, yagiye mu mihango ku munsi wa 2. Ubwo reka tubare tugeze ku munsi wa 9 turebe: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Umunsi wa 9. Dukomeze tugeze ku munsi wa 16, umunsi wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14, wa 15, wa 16. Ni ukuvuga ngo kuva kuri iyi tariki ya 10 uza kugeza kuri iyi tariki ya 17, uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu azaba ari mu gihe cy'uburumbuke, aho agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kuko ashobora kuba yasama. Ku yindi formule abantu benshi bamenyereye cyangwa se bagiye bigishwa, hari ubwo umuntu abanza kubara umunsi wa ovulation mu gifaransa cyangwa se ovulation mu cyongereza. Uwo munsi nibwo intangangore iba yarekuwe ivuye mu dusabo intanga zikuriramo. Iyo formule nayo reka tuyikoreshe turebe. Twabonye ko uyu mukobwa cyangwa umugore ukwezi kwe kuzarangira ku itariki 28, kandi ukwezi kwe kumara iminsi 27. Kuri iyo formule ufata iminsi ukwezi kumara ugakuramo 14, ni ukuvuga ngo ni 27 ukuyemo 14, kuko iminsi 14 y'inyuma idahinduka. Ubwo ku munsi wa 13 nibwo azaba ari umunsi we wa ovulation cyangwa se umunsi intangangore iba yarekuwe. Dushatse twabara 13 duhereye imbere ku munsi wa 13, cyangwa se tukabara iminsi 14 duhereye inyuma. Reka tubare duhereye inyuma ya minsi 14 itagihinduka: umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, wa karindwi, wa munani, wa 9, wa 10, wa 11, wa 12, wa 13, wa 14. Kuvuga ngo iminsi y'inyuma ntihinduka. Umunsi wa ovulation n'ungu tariki 14, intangangore ye iba yarekuwe. Noneho iyo kugira ngo
turebe nanone iminsi ye y'uburumbuke dukurikije iyi formule. Tubara iminsi 4 mbere y'iyo tariki, tukabara n'iminsi 3 nyuma y'iyo tariki. Tubaza iminsi 4 mbere y'iyo tariki, umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Iyi minsi 4 urabona ko bihita bingana no kuri wa munsi twari twabonye dukoresheje formule ya mbere. Muri iyi minsi 4 nabwo abagomba kwirinda gukoramo imibonano mpuzabitsina, kuko intangangabo ishobora kumara iminsi 4 itarapfa, buryo rero akoze imibonano mpuzabitsina muri aya matariki ashobora nabwo kuba yatwita. Hari ibitabo bimwe na bimwe bivuga ko intangangabo ishobora kumara iminsi 5, ibindi bikavuga ibindi, ariko ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko iyi minsi 4 aribwo intangangabo ishobora kumara itarapfa. Nanone abara iminsi 3 inyuma y'iyo tariki. Urabona ko nabwo era ku itariki 17. Ngo byose biratanga igisubizo kimwe. Umukobwa cyangwa umugore agomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 17, kuko aba ari muri gihugu. Ukwezi kwa mbere kugize iminsi 26, kwa kabiri kukagira iminsi 28, kwa gatatu iminsi 32, kwa kane iminsi 27, kwa gatanu iminsi 33, kwa gatandatu iminsi 26. Dukurikije urwo rugero turabona ko uyu mugore cyangwa umukobwa ukwezi gufite iminsi myinshi ari iminsi 33, naho ufite iminsi mikeya ufite iminsi 26. Ibi biraduha ko 26 ukuyemo 18 bitanga 8, naho 33 ukuyemo 11 biraduha 22. Igihe cy'uburumbuke cy'uyu mukobwa cyangwa umugore kuva ku munsi wa 8 kugeza ku munsi wa 22. Hari undi mukunzi wacu watubajije ikibazo kivuga ngo ese umuntu ufite ukwezi kurekure cyangwa se kugufi yabara gute? Icyo twababwira ni uko umuntu yaba afite ukwezi kurekure cyangwa se kugufi abara nko muri bwa buryo twaberetse, aho ashobora gukuramo 18 na 11. Ariko iyo afite ukwezi kugufi cyane kuri munsi y'iminsi 21, bishobora kuba byatewe n'ikindi kibazo, aho agomba kugisha inama muganga akareba ko nta kibazo cy'uburwayi yaba afite. Nanone iyo afite ukwezi kurekure cyane kurengeje nk'iminsi 40, kuko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Abongereza gishinzwe iby'ubuvuzi buvuga ko umuntu uri hejuru y'ukwezi k'umugore gufite iminsi 40 nawe aba agomba kuba yagisha inama muganga kugira ngo arebe niba nta kindi kibazo cyatumye ukwezi kwe kuba kurekure cyane. Ni ukuvuga ngo muri make umuntu ufite ukwezi k'umugore kuri hagati y'iminsi 21 na 40 abara nk'ibisanzwe, kuko biba ari ukwezi k'umugore kudafite ikibazo. Ariko iyo afite ukwezi kugufi cyane kuri munsi y'iminsi 21 cyangwa se kurekure cyane kuri hejuru y'iminsi 40, ni byiza ko yagana muganga akamugira inama. Hari undi mukunzi wacu watubajije ikibazo kivuga ngo ese iyo umuntu ari kubara ukwezi k'umugore iminsi y'imihango nayo ayibariramo? Icyo twababwira ni uko iyo minsi nayo uyibariramo, kuko ubundi utangira kubara ukwezi k'umugore uhereye ku munsi wa mbere waboneyeho imihango ukageza ku munsi ubanziriza imihango ikurikira. Hari undi mukunzi wacu watubajije ikibazo kivuga ngo ese ni ryari namenya neza ko ntagomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye? Icyo twakubwira ni uko mu gihe cy'uburumbuke umuntu aba atagomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye igihe yifuza kudasama, kuko muri icyo gihe aba ashobora gusama. Rero kumenya icyo gihe neza bisaba ko uba uzi ukwezi kwawe, ukamenya niba ari ukwezi kudahindagurika cyangwa se niba ari ukwezi guhindagurika, noneho ukamenya uko ukubara. Iyo ukubaze ukamenya icyo gihe cy'uburumbuke, uba ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye muri icyo gihe, kuko uba ushobora gusama. Rero umuntu ashobora kugira igihe cy'uburumbuke gitandukanye n'icyundi, kuko ntabwo abantu bahuza buri gihe ukwezi k'umugore ngo bibe bisa.
niyo mpamvu ntashobora kukubwira ngo neza neza ayo niyo matariki udashobora gusamiraho, kuko bisaba ko umenya ukwezi kwawe, ukamenya niba ukwezi kwawe kudahindagurika cyangwa guhindagurika, ukamenya igihe bimara umara uri mu kwezi kwawe, ku buryo umenya kubara igihe cyawe cy'uburumbuke. Iyo wamenye icyo gihe cyawe cy'uburumbuke nibwo uba ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kuko uba ushobora gusama. Mu bindi bibazo twakiriye hari uwatubajije ati se iriya minsi 18 na 11 mukuramo ni ihame? Icyo twabasubiza hano ni uko iriya minsi ari ihame, kuko ubushakashatsi bwerekanye ko ariyo minsi ugomba gukoresha kugira ngo umenye neza igihe cyawe cy'uburumbuke, aho ugomba kwirinda gukora